mumeze mute abantu bo kuri RD1? Nizere ko mumeze neza cyane aba diaspora. Reka mbere ku ba diaspora ko uyu munsi ndi kumwe n'umu diaspora, ibintu byahinduye isura hano, ni fire, ni umuriro rwose. Rero mwigire hino mukurikire ikiganiro tugiye kugirana uyu munsi. Mbibutsa gukora subscribe, mukore subscribe, mukore like, mukore share, comment zanyu ni ingenzi cyane. Ariko kandi simvuga aba diaspora ngo mugire ngo mu Rwanda nabibagiwe. Bo mu Rwanda namwe rwose inshuti zanjye, ndabizi ko tuba turi kumwe 5 kuri 5. Rero mube hafi, turi kumwe n'umuntu witwa John, ariko kandi araje mu kanya atwibwire ku buryo burambuye. Hanyuma rero John, tuguhaye ikaze hano ni kuri RD1, ni channel yanjye nitwa Diane Naomi, nkuko usanzwe ubizi. He's my friend online, ariko n'uyu munsi I'm very excited kuba ndi kumwe nawe, turi kumwe tuganira. Ni ibintu nategereje igihe kinini, twajyaga tuvugana nkumva ndashaka kubona, ndashaka kuvugana nawe, kuganira nawe. Ariko uyu munsi ni ukuri abantu badukurikiye nagiriwe umugisha, murabona ukuntu nishimye kuba ndi kumwe na John. Ariko noneho reka abibwire mwebwe ko njyewe ndamuzi, ariko none mwebwe reka abibwire. John, bibwira. Yes, even me, I'm so exciting to be here with you because we've been talking, chatting on the online, but now I'm so happy to see you, to meet you, and to be here in Rwanda because it's been a long time. I've never been here in my homeland actually, but I've been here. I've been not here for 25 years. So actually, my name is John Kalima. I've been based in South Africa, so for now I just decided, let me go back home and visit my homeland. So that's why I'm here. Yego. Hanyuma uri umugabo, urubatse cyangwa se uracyari umusana bafite yerekwa baritambutse cyangwa barakererewe? Ubundi ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana. Yes, abahungu 2 n'abakobwa 2. Abana 4. Abana 4. Imana yaranakuringanyirije. Hari ukuntu undi mu Rwanda ngo umuntu ashaka kuvanga ibitsina, iyo wabyaye abakobwa gusa uba wumva hakiri akantu gasigaye, iyo wabyaye abahungu gusa nabwo uba wumva ushaka ko nyine ibitsina byose ubibyara. Wowe numva Imana rwose yarakublessinze. That is a blessing, blessing. Ubundi bavuga ko ngo niwo mugisha wa mbere Imana itanga ku isi. Iyo wabyaye niwo mugisha wa mbere. Imana yarawuguhaye. Hanyuma uri umunyarwanda? Ubundi ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda. Maze igihe utaba mu Rwanda, naragiye hanze ubundi. Ubundi nabaga hano mu Rwanda ahitwa Remera. In Nyamirambo. So in Nyamirambo, when I used to be in Rwanda, I used to be a photographer. So I had a studio in Rwanda here by Nyamirambo. So that's where I was operating. And beside that, I was a boxer. So I used to play boxing. So after that, the business was not going well. So nahisemo kuvuga ngo kanshake passport ko nari mfite connection yo kujya gukina hanze boxing. So that's how I decided myself. I said, okay, if things are not going well, as long as I got a connection, let me try this. Then nitamo gufata passport, muna passport, nitamo kujya muri Afrika y'Epfo. Ngezeyo nasanze umuntu nari nziranye, nari ngiye kureba, yari umugabo w'umusaza. Umusaza aranyakira neza, nambwira ngo ubu urahageze, you are welcome. Yes. Ubundi tumenyereye ko abantu bakina boxing bari abantu baba bibije, baba bari very fat. Hanyuma wowe byaje kugenda bite? Ntabwo ukibikina? Ubundi boxing, it's you go from the weight. We have even a 54 kg. So you start with a lightweight, but bantam and what you see heavyweight. Niba abandi mujya mubona ngo Tyson anakomeye. Bamwe bamaje ya sana ariko dufite category.
mugiye mufite kategori z'abantu runaka wenda b'ibiro 50 b'ibiro 80 abandi 70 gutyo ya bitangaje n'abandi b'ibikoko tujya tubona njye nakinaga ibiro 60 lightweight ya hanyuma wenda tuvuge umaze imyaka myinshi 25 utari mu Rwanda ariko se iyo uri hanze aho ngaho South Africa uri niki kintu wumva gukumbuye mu Rwanda wumva u Rwanda rumeze gute iterambere mbwo rirahari social media ziba zihari ubona mu Rwanda ukuntu hameze ariko utari wahagera ese niki kintu wumva gufite amatsiko kuko ufite amatsiko kugera mu Rwanda ngo ndebe ibintu koko ndeba ku mbuga nkoranyambaga ndebe ko nimba ari byo niki wari ufite amatsiko cyane ubundi kinafite amatsiko cyane no kureba abantu my home people, my homeland people. And ikindi kintu ari mfitira amatsiko ukumva indirimbo numva z'ururimi rwanje z'ikinyarwanda urumva no kureba nyine kuko njya mbibona kuri social media u Rwanda rwabaye Singapore yo muri Afrika sasa nanjye nkaba mfite amatsiko kuhagera ndebe Singapore yo muri Afrika urumva niyo mpamvu rero amatsiko njya numva abantu benshi bavuye hanze bavuga ngo bakumbuye isombe muri South Africa isombe bayo yewe kuva najya muri South Africa sindajya isombe ntabwo wari uyikumbuye cyane ntabwo uyikunda ubundi akenshi nabo najyaga nyirya ariko ikintu nari ngumbuye sana ni ibirayi n'ibishimbo ntabwo bibayo n'umusururu ubushera cyangwa ibisembuye ariyo bacyita gute hari ibisembuye ikivuguto ni iki kivuge aya mata amata y'inkivuguto ikivuguto naya ni imineke mitoya ya kamaramasenge yes nayo wari uyikumbuye cyane ibyo byose ntabwo bibayo muri South Africa ibyo ntabyo wabona kabisa rero umaze imyaka myinshi imyaka 25 myinshi utari mu gihugu ni myinshi ibintu byinshi byarahindutse noneho n'ururimi ukuntu uvuga njye numva waragerageje uranyumva n'ubundi nyine ariko byibuza waragerageje uragerageza kukivuga rwose nta kutagira mu gihe hari abantu bagenda yamara umwaka umwe akaza byose nta na kimwe azi ubundi ikintu kikuri mu maraso nyine nabo ushobora kwibagirwa burundu ni ukuri waragerageje imyaka 25 ni myinshi cyane ni myinshi pe rero ngiye kuri njye numva nta kutagize rwose kuba ugerageza kuruvuga uko kuruvuga umuntu aravuga ukumva ibintu none urimo uravuga n'amagambo akomeye ahubwo numva ntatekerezaga ko we waguye avuga ubundi ndashima Imana kuba ndi hano kuko muri South Africa nimuyumve guto naba ari igihugu cyoroshe nubwo wagenda ku muhanda isaha yose bashobora kugukama nubwo haba kukumanywa cyangwa nijoro bakakwiba bakakujyana abantu bareba gute oya bareba bakakwihorera se bakwihorera they don't care bari abajura they take what they want then they go so nugushimira Imana umuntu yagiye muri South Africa akagaruka hano ashima Imana bajya kubagurishamo impyiko naba ari ukugurisha impyiko bakujyana ibyo ushaka ibyo bashaka byose bakagenda ubanye nabo nacyo ni ikindi kibazo ubuzima barabujyana none se ubundi uza mu Rwanda utekereza kuza mu Rwanda njyewe twaravuganaga ukiriyo twaravuganaga ariko se utekereza kuza mu Rwanda wari ufite iyihe projet ubundi nekereje kuza mu Rwanda kuko akenshi akazi nkora akazi I'm a beautician and I'm a makeup artist actually so nkora inzara z'abagore nkora maquillage ibani makeup yes byose ndabikora n'amasaje ndabizi kubikora byose urumva so ikindi nkora amafilme kandi mu photographe hanyuma rero uje mu Rwanda muri projet ya film obviously muri projet ya film natekereje mvuga ngo ninza mu Rwanda nshobora kuzakora agafilime ariko hagati aho utaragera ku bya filime n'abantu bashaka umuntu bakorera ibintu by'inzara muramubona ko no dufite umu specialist
atari babandi banyuba muri quartier basondeka. Hano hari umuntu uturutse muri South Africa. Pedicure na manicure ni ibintu bye, ni mu maraso, abizi neza. N'umuntu ufite salo akaba yumva bakorana rwose, atubwire tumuhuze na John bakorane ibintu bya makeup arabyumva cyane. Pedicure na manicure ni ibintu bye. Umuntu wese wumva bakorana muri iyi minsi ari mu Rwanda, mike yashigaje mu Rwanda, cyangwa se bitewe nuko banagane ntiwamenya havamo n'ikindi ntiwamenya, ariko umukontakte muvugane mbe mwakorana. Ndahari vraiment ushaka ikintu cyacyo cyose ndahari. Ushobora gukorana n'umuntu ibintu by'ubwiza rwose n'ibintu byawe. Ngaho noneho ndagira ngo utubwire kuri projet zawe, ikintu cyakuzanye mu Rwanda, ibijyanye na filime, kugira ngo niba n'umuntu udukurikiye wenda abakinnyi ba filime cyangwa se abantu bandika amafilme, aba director, abantu b'ingeri zose bijyanye na filime babe bakugana, hanyuma mukorane projet zakuzanye hano mu Rwanda. Ubwo none icyo nshaka kutubwira. Ubundi projet yanzanye hano mu Rwanda, bimwe mu bintu byanzanye mu Rwanda harimo projet ya filime igomba kwitwa Visit Rwanda. So iyo filime kubera numvaga ngo u Rwanda rumeze neza, rwateye imbere kandi basigaye, kandi nkumva hari abantu bataruzi rero neza, niyo mpamvu nahisemo ndavuga nzakora projet, ninjyayo nzakora projet, nzajyayo mfite projet n'iki ya Visit Rwanda. Yes. Hanyuma ufite igihe kingana iki hano mu Rwanda? Uzasubirayo ryari? South Africa ufiteyo umuryango, ufite umugore, ufite abana, ufite igihe kingana iki hano mu Rwanda kugira ngo tuve igihe tugufite? Yewe, I'm not sure about how long I'm gonna be here, but it might be like 3 months or 4 months. Yeah, but it won't be more than that, I think. Yeah. Amezi ane turagufite, tugiye kubona ikintu cyiza filime Visit Rwanda. Hari abantu mwigeze muvugana se wenda muzakorana iyo filime? Ubundi n'abantu twigeze tuvugana ni bake, kuko abantu nzi ni bake, ntabwo ari benshi. I think ni wowe wa mbere, akaba n'undi mushuti wanjye, mfite nk'abantu nka 3-4 bakeya. Yego. Hanyuma abantu rwose mwitegure filime ni Visit Rwanda, niyo tugiye gukora muri iyi minsi. Ubwo nyine muzabe mudushyigikire. Tuzakenera ibintu byinshi bitandukanye biri traditional. Tuzakenera imbyino, ababyina gakondo, abantu mufite urusyo, abantu mufite ingasire, tuzaba turi gusya amasaka, tuzaba turimo gusekura, abantu mufite isekuru, umuhini, mwese rwose byose tuzakenera, byose biri traditional. Hari n'ibintu tuzashyiramo mwebwe mutanazi nk'abajenizi batazi bazabonye bwa mbere, ariko ni Visit Rwanda. Tuzajya mu Bigogwe, tuzajya ahantu hose, tuzajya mu Nyungwe, tuzajya muri Nyungwe, mu Kagera. Ni projet ngari rwose, tuzakoramo ibintu byinshi kandi bitandukanye. John aturutse muri South Africa, akora ibintu bitandukanye, akora ku bwiza bw'abagore cyangwa se n'abagabo, ibyo washaka byose bijyanye n'ubwiza. John arahari. Ikindi kandi yaje mu mushinga munini mugari wa filime yitwa Visit Rwanda. Ni filime tuzazenguruka u Rwanda mu bice bitandukanye, tuzakoresha ibintu biri traditional cyane rwose bijyanye n'umuco nyarwanda, abantu babizi n'abatabizi, n'ababifite kandi namwe mutubwire ko mufite tuze tubikoreshe, kuko tuzabikenera mu bitandukanye. Hanyuma iyo filime ni filime urayifuzamo iki? Urayitekereza ko izagera ku ruhe rwego bitewe n'uko we wayipanze, wayiteguye? Urumva ari filime izaba iri ku ruhe rwego? Actually, ukuntu ngewe mitekerezaho, ni filime nshaka ko ari filime international, kuko akenshi hazaba havugwa Icyongereza, Ikinyarwanda kizaba gike. So filime nshaka ko ishobora kurerwa n'isi yose kandi ikajya muri festival.
ni nayo mpamvu harimo kuvanga indimi kugira ngo n'abantu batumva ururimi rw'ikinyarwanda bashobore kugira icyo bakuramo. Ikinyarwanda kigomba kuba gike kugira ngo n'abandi babyumve, cyangwa se umuntu akaba yashyiraho na subtitles, nabyo hari ukuntu bijya bifasha. Yego, abantu bakabisobanukirwa byagutse. Hanyuma rero ndumva ari ibyo twaganiriye. Ndakuze kunyakira. Yego, reka tugushimire, wakoze kudusura. Twakwakiriye gute se? U Rwanda warubonye gute? Wabonye tumeze gute? Ahangaha niho hambere ugeze, ni twebwe bambere usuye, watubonye gute? Duhe ishusho ngari y'ukuntu watubonye. U Rwanda nishimiye vraiment, n'ubu ngubu iminsi maze 2 numva ngenda menyera, numva no kwisubirayo igihe navuga ngo bizangora, ariko abantu banyakiye neza kuva kuri airport, banyakiye neza kugera ubundi naho nawe ahangaha wanyakiye neza. Ndishimye kabisa. I'm feeling at home. Hanyuma rero nyine ujye udusuhuriza abantu bawe, umuryango wawe. Ndabizi buriya umuntu yavuye mu muryango akajya ahandi hantu, hari ukuntu basigara bahangayitse, bavuga ati se wenda ni umugore avuga ati umugabo wanjye ahantu yagiye, n'abana bavuga ati papa wacu ahantu yagiye se bamwakiriye gute, ese yabonye abantu baba bari kumwe. Urabizi kugera mu gihugu bwa mbere nyine utagiherukagamo, ntabwo ari ubwa mbere ariko ntabwo wagiherukagamo. Myaka 25 utajya ahantu umeze nk'umuntu wageze bwa mbere. Myaka 25 ni nyinshi cyane. Ko byaba bimeze n'ubundi nk'umuntu mushya haze wa mbere. Bivuga ngo ahubwo wanagiye uri umwana. Yes. Wagiye ukiri mutoya. Ngiye nkiri mutoya. Ntekereza ko abantu bakubonye batangiye bavuze ati John warashaje cyangwa bavuze ngo nagusaza. Abenshi barambwira ngo sinsaza, ariko ngiye mbona nshaje. Ntabwo urasaza, uracyafite iminsi, uracyakomeye. Noneho kandi hari ukunda abasportif badapfa gusaza, buri uko biboneye. Abantu bakora siporo buriya ntabwo bapfa gusaza. Nanjye ndaza kujya nziga siporo. Ubundi iyo twasenga Imana nicyo kiba gikuru gusa. Wizera Imana nawe, uri umukristo cyangwa umusilamu? Umukristo. Nabona gusa n'abasilamu. Ni umukristo vraiment. Sinzi impamvu, ariko usibye ko nta sidija ufite. Nasigaye cyane. Cyangwa sidija ntabizi? Nabonye nansa, nabaye Islam kera ariko n'ubu ntabwo. Sinzi impamvu mbona usa n'abasilamu. Yazi umuntu yabaye Nyamiramba kenshi. Uri umusilamu. Uri umusilamu. Ndabona bikubereye kuba umusilamu, ndabona hari ukuntu usa nabo ukuntu. Nibyo. Ariko nabonye nta sidija ufite, ndavuga burashobora kuba atari we tu. Cyangwa adasenga. Umusilamu udasenga. Ese kari akaboro kaza ko umuntu yasenze byanyabyo cyangwa bashyiraho? Iyo wasenze byanyabyo. Ntabwo nta kintu bashyiraho kakakaza. Ndasenze ntabwo kaza. Oya. Ni Imana igateraho cyangwa kubera gushyira umutwe hasi biraza? Gushyira umutwe hasi. Sikoro najya ura ntajya mbyumva. Urasenga buri munsi buri gihe. Ubu nanjye hari umusilamu ngakubita hasi buri munsi kaza. Kaza. Shabyo rwose mbarumva ntazi ukuntu bimeze. Hanyuma rero mwakoze kudukurikira abantu bo kuri RD1, murabizi ko rwose tuhozaho ibiganiro byiza bibubaka. Ikindi kandi iyo filime mwitegereze rwose, izaba ari umuriro. Murabona John yimanukiye yiyiziye, nta kindi cyamuzanye ni ukuza gukora kuri uwo mushinga wa filime. Mwakoze kudukurikira rero, mukoreshe ibiganiro byacu bikomeze kugera kure, mukore subscribe. Ikindi kandi John abantu bamushaka arahari, mutubwire, mutwandikire, tubahuze nawe, hanyuma ibintu bikomeze kugenda neza. Ubundi nanjye nagushimiye sana kuko njya nkubone ni programu yawe njya nyibona rwose, nakikira cyane. Nakugezeho turi live nyine, nishimye sana. Nanjye nishimye kukubona. Hari ukuntu buri vugana n'umuntu umutari mwabonana, nyine uba wumva utekereza umunsi mwahuye ukuntu bizaba bimeze. Rero nishimye cyane kukubona, nishimye guhura nawe. Rwose ni Imana yabikoze, nanjye sinavuga ngo byagenze gute, ni Imana yabikoze pe. Ariko ndashima Imana ko nyine igihe cyari iki. Hari ukuntu ajya kubitegura ukambwira nzaza muri ukwezi, nzaza muri uku kwezi, karagira utaje. Ariko nyine ikintu cyose agira igihe cyacu. Ko twebwe twizera nk'abakristo, ikintu iyo kibaye nyine ubwo nicyo gihe cyanyacyo bwo kuberamo. Ntabwo tugomba guforsa ngo tuvuge ngo ibintu bigomba kuba
igihe tubishakiye n'igihe tubitekerereje, ahubwo ibintu biba mu gihe cya nyacyo kandi cyiza. Rero wakoze cyane, n'ubundi turacyari kumwe n'abakunzi ba RD1 nabo ndabizi ko nabo sakwa ibiganiro byiza, nawe urahari, nsaba n'ibindi rwose bitandukanye. Hanyuma tubashishikariza gukora subscribe. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ukore subscribe, nimba uhasanzwe kandi kora share, ukore like, comment zawe ziba ari ingenzi cyane. Babikore kugira ngo dukomeze kwaguka, dukomeze kugera kure hatandukanye, noneho kandi dukomeze no kubaha ibyiza birushijeho. Yego, ikiganiro naho ubutaha. Nakoze cyane, bye bye.